turabasuhuje abakurikiye The Bridge TV. Tugiye kuganira n'umuntu ufite uburambe mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abangavu. Nitwa Dr. Olivia Promise Kabatesi, akaba ari njye washinze umuryango Empower Rwanda. Empower Rwanda ni umuryango uharanira uburenganzira bw'abagore ndetse n'abakobwa, akaba ari umuryango nyarwanda ukorera mu Rwanda. Tugiye kumara imyaka 5 dukora, tukaba dukorera mu ntara y'Iburasirazuba mu turere twose 7. Empower Rwanda wenda avuze mu ncamake impamvu yashinzwe, impamvu nayishinze byari kugira ngo turwanye ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse tunafasha abahohotewe, ariko igikomeye cyane ari gushira imbaraga mu kurirwanya no kumenyekanisha uburenganzira bw'abagore ndetse n'abakobwa. Nuko twari tumaze kubona ko nari maze kubona ko ari ikibazo cyugarije imiryango, ari ikibazo cyugarije igihugu. Ndavuga se nge nakora iki, nagira uruhare mu kuba narwanya iryo hohotera. Ni gute mubona uburemere bw'ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ingaruka zaryo? Rero ingaruka cyane cyane tureba ziba nko ku mwana w'umukobwa, n'urugero ndavuga wenda nka Empower Rwanda mu bana ifasha ibibazo twagiye duhura nabyo. Icyambere ni ukuvuga ngo yica amarangamutima y'umuntu, yica the emotional part y'umuntu. Ugasanga umwana arasambanijwe ku myaka 13. None ikiba kibabaje cyane nuko bamwe basambanywa n'abavandimwe babo, harimo n'ababyeyi babo. Icyo ni cya kabiri bibaviramo uburwayi, kuko mu byo tubafasha habamo no kubafasha kwisuzumisha ku bushake. Dukora n'amasantere de santé kugira ngo bipimishe bamenye uko bahagaze. Abenshi usanga barwaye na sida. Noneho ibibazo umuntu w'umwana urera uwundi mwana udafite umuryango umufasha, wabaye igicibwa, bavuga ku gice ko yabaye indaya. Ibyo bintu byose umwana abamwe bavaho bakiyahura, bamwe bibaviramo urupfu. So ni ingaruka zikomeye. Ikindi atakaza amashuri, acicisha amashuri, za ndoto ze ntago zigezeho. Ya empowerment zakunda gute, ya agenda equality zakunda gute mu burezi, mu gihe dufite abakobwa. Ubu statistics sinibuka neza imibare hegeze uyu mwaka arasohora raporo, ariko nibura umwaka ushize arenga 2023, hejuru y'23 by'abakobwa batewe inda bagacishishiriza amashuri. Ubwo se bikomeje kandi birazamuka umwaka kundi. Icyo gihe ntabwo n'abakobwa bataye amashuri n'abakobwa babyaye abandi bana badafite ubushobozi. Nubwo iki kibazo cy'ihohotera rishingiye ku gitsina gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda, ariko nagira ngo nshimire cyane leta y'u Rwanda ku mategeko yashyizweho ku nzego zitandukanye zigiye zubatse, guhera ku mudugudu kugera ku rwego rw'igihugu, zishinzwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Amategeko ahari arengera abagore, arengera abakobwa, ihame ry'uburinganire, polisi zo kwiga ku buryo nta wuhezwa, ndetse n'abana bahohotewe ubu bashobora gusubira mu mashuri bakiga nta kibazo bagize. Mubona gute uruhare rw'itangazamakuru mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina? Itangazamakuru mbona yuko rikora byacitse, niko navuga. Iyo habaye inkuru runaka nyine idasanzwe, wenda mbona aribwo bakunda kubivugaho, ariko ntago mu nkuru nyinshi tubona, mu binyamakuru byinshi dusoma, ari byandika, ari amaradiyo na televiziyo, ntago ubona hari ibiganiro bihoraho byo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina. Ikindi niyo bagiye kuvuga inkuru, n'urugero reka tuvuge inkuru y'umwana w'umukobwa wasambanyijwe agaterwa inda, usanga niyo urebye ku mafoto bakoresha usanga ari ifoto y'umukobwa. Nta nkuru ndigera mbona, wenda ninjye ushobora kuba ntareba ibinyamakuru byose, yaho bashyizeho umugabo wahohoteye umukobwa. Ese ibyo bifuza iki? Ntango n'ubundi n'itangazamakuru naryo usanga naryo riri biased, usanga rivuga ku byabaye ku mukobwa, ariko ntibavuge ku watumye bimubaho, ntibavuge kuri perpetrators. N'uburyo baripoting usanga hari imibare y'abakobwa basambanyijwe, imibare abakobwa 100, 500, 100 bangahe basambanyijwe muri uyu mwaka wa 2000 na kangahe. Ariko ntago baje rigera ubona inkuru ivuga ati mu bagabo bahohotera abakobwa bakanabasambanya bakabatera inda, abagabo 200 cyangwa abagabo 100 barafashwe ndetse banakatiwe n'inkiko. Nibura ngo tumenye ngo muri abo 2023 by'abakobwa basambanyijwe bagaterwa inda, nibura 100 mu babasambanyije, abagabo 100 basambanyije abo bana barafunzwe, bakatiwe n'inkiko, kandi mu by'ukuri birahari.
ariko ntabwo bajya babivuga. Icyo gihe usanga iri hohotera rikomeza ryibanda ku mugore, ryibanda ku mukobwa, ntirivuga ku mugabo kandi ari we uhohotera. Icyo gihe rero itangazamakuru navuga ngo nabo hari igice batavugaho kijyanye n'ihohotera. Ikindi usanga barivuga cyane muri ya minsi 16 yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, iba mu kwezi kwa 11. Ese irangiye ihohotera rirashira? Iyo irangiye ibibazo birarangira. Ikindi mvuga itangazamakuru ritajya rivugaho ni ingaruka iri hohotera rigira ku wasambanyijwe cyangwa ku wahohotewe. Icyo gihe bavuga wenda kanaka yafashe kanaka byagenze gutya, ariko ntibavuge bati uyu mwana wasambanyijwe dore ingaruka byamugizeho, kuko izo ngaruka nizo twagombye gutinya ndetse tukanashyiramo imbaraga mu kurwanya iryo hohotera. Kuko imaze kubona uburyo bya affect umwana, uburyo bya affect umuryango, uburyo bya affect igihugu, wagombye kuba uvugira hejuru kurirwanya. Ese hari uburyo mubona umunyamakuru ashobora gukora inkuru bikaba byagira ingaruka ku wakorewe ihohotera kurusha uko byamubera igisubizo? Urugero, niba uwahohotewe aje akavuga ubuhamya bw'uburyo yahohotewe n'uburyo yasambanyijwe, uburyo yabyayemo n'urugero wabyaye. Hari n'abatabyara, hari abahohoterwa ntibabyare, ntibagire inda, ariko bakandura izindi ndwara, bakagira n'iyo turomo ubwayo n'uburwayi, bakagira ikibazo cyo mu mutwe. Ariko itangazamakuru ni urugero, iyo ukoze inkuru ukabona iravugwa mu buryo butajyanye no kukubabarira, usanga utinya kongera kuvuga. Niba urugero umuntu avuze ati nahohotewe na data, bo bakumva ntabwo babifata nk'ikintu kidasanzwe, bagatangira kuvuga ukuntu uwo mwana wenda yakoraga ibi n'ibi, cyangwa wenda yari acumbitse ahantu runaka, ashaka amafaranga, bamugurira amandazi n'urugero, ese kuki we yayariye, kuki yagiye kuyarya, ugatangira noneho ukabona batangiye kublaminga umukobwa. Cyangwa se yambara mini, yambara utujipo tugufi, nawe ese reka bamusambanye we kubera iki yagiye gutemptinga umugabo, bagatangira kumwerekana no kumuvuga. Ibyo bintu birakomeretsa. Watekereza yuko wahohotewe ugata agaciro, ugatakaza umuryango, ugatakaza ubuzima bwawe, ugatangira inshingano zo kurera ukiri umwana, ukomereka kurushaho. Ni iyihe nama mwagira ba ny'ibitangazamakuru? Itangazamakuru ribone kino kibazo nkaho atari just ikintu cyadutse. Ntabwo ari nk'uko twavugaga ngo haje COVID-19, ngo ni icyorezo cyadutse, hadutse ubushita, reka tubuvugeho, turwanye birangire. Ni ikibazo gishingiye ku myumvire, ni ikibazo gishingiye ku muco, ni ikibazo gishingiye ku marangamutima, ni ikibazo cya affecting umuntu gihereye kuri we kikagera hejuru ku gihugu. Iri tangazamakuru icyo narisaba ni uko cyajya mu biganiro birigira, mu biganiro abanyamakuru bagira ku maradiyo yabo, ku mateleviziyo, mu kwandika, bagiramo component ya GBV nk'ikintu gifite ingaruka ku bantu bose. Rero icyo navuga ni uko itangazamakuru icyo rigombye gukora, ryagombye kugenda rikegera abaturage, rikavuga abahohotewe, bakavuga abahohotera abandi, bikavuga abana, bakavugisha abahohotewe, bakumva ingaruka byabagezeho, kugira ngo barinde n'abandi bashobora guhohoterwa. Murakoze abakurikiye iki kiganiro, buri wese abigira ibye, dukomeze duhashye ihohoterwa rishingiye ku gitsina.